Now the first lady is calling you. Come, I want to help you. Are you normal? Tangiye no kunyimukana se. Oh no! Child. Ubundi cya cyuma waguze nituzamuka turagisangira. Ugisangiye nkande kana kiguza yanje. Ubwo utangiye bwawe ufakini bwawe. Ubu fakini buwe ko ntora amafaranga ugashora inda. Ngo nje nakantu njya ngukaraga. Bimeze bite? Ayiwe. Wese bro. Mwabimenye se? Ibiki? Hano epfo natanga iPhone 5 zubu. Bakabaye byiza ariko dufite iPhone karindwi. iPhone karindwi sinago mwagena mukongera cyangwa mugafatana za pushete. Pushete turazifite zirutuze ngo bari buduhe. Namwe akakwiye kongera nje ni ibiro ndabizi neza mwajya gufata izindi pushete. Musa ntabwo byavamo. Ubu nk'uyu ngo yagiye akayifata yabi. Wayibonye wagurishije isambu wagiye ugafata indi. Izi ngizi se nkazishyira. Kazishyira se wagiye ukongera nino kazazigurisha n'ahandi. Ibyo ndimo ndababwira n'umushinwa wazizanye yibereyeyo. Bro byakabaye ngombwa ko tugenda tukareba ko uwo mushinwa kuko ahibera. Nyamara mwajye. Reka tugereyo musa tugere. Mukomeze imbere. Emmanuel, are you telling me the truth? Oh my God. N'ubundi sema nakubwiye ko umugabo yapfiriye ari imbere gatari imbere ikintu kibyemeza ko umugabo yapfuye Furato bro utuye muri zikaritiye hatuye ndatuye nakubwiye yarapfuye n'umutwe uracyari yo ndabizi neza yarapfuye ngo umuntu yapfuye umutwe uri baranatabaye abantu bose barabizi yarapfuye nawe urakabije yarapfuye ariko mubimenye ko nawe urakabije yarapfuye ahubwo tujye kumureba tumwege ibinyomesho simusiga tugende hara hirya wowe tugende tubirebe mugere nakubwiye ati nta kintu cyaba muri zikayetse n'imbibenye ibinyomeso biri hehe awenda ubwo wasanga polisi yabitwara ye ikintu uri kuvuga ati munyaka ibinyomeso simba sigana nose niba polisi yabitwara yaje ikabitwara mu gitondo tutarabyuka izikayetse zituriyemo nta kintu cyaba muri zikaye ngo nibimenye munyaka ibinyomeso simba siga muri kunga nta kumva polisi ubwo yabitwaye akurazi uretse nze nkwereka iyo nkuru nagira ngo nafana ngo iyo nkuru nze nkwereka ibimenyetso njyewe ntabwo zazirimo ziba ziri mu bitabo ibyo ni munyeka ibyo bimenyetso simba mwatamukanya kugura igitabo mukazirebamo niho ziba zibereye ego rata munyeka njye ntabwo nafana ngo mutayose ibyo bimenyetso simba siga reka we tuza nze mbikwereke wowe oya nagira iri mwaha ngaha uretse we ceceka baza babikwereke wowe ni kuri bwemere singiyi se bayishyizemo mu kanya do singibi se twe turashaka ibyandikishije n'akamashini gatoya ibi ni ibyandikishije ikaramu isanzwe aka ni akamashini gatoya ajya kubisomera iwanyu ntabwo umuntu yapfa muzikayitse ngo byo kandi zituriyemo munyereke ibyandikishije n'amashini nyamara byari ibi ngibi ubwo nyine ni uko murankoze erega nibyo nakubwiraga byari Biriwe mwana wa. Iwe muze. Ngo bimeze bite se muhungu wanjye? Ntago ari so. Icara hano mbwira mwana wa. Oya. Wakwicaye nkagucira n'umugani se basi. Muze ntago byihutirwa uzawucira abana bawe. Oya umva ushatse kunsuzugura. Muze. Icara hano ngucira umugani n'akanya gato. Muze ntago byihutirwa. Ufite ikihe kibazo? Wabibona havuye iburyo wakura umwana w'umuntu mukangaratera none se abana b'iki gihe basuzugura abasaza icara hano ngucira umugani muze wagabanyije amagambo se wenda ukahava muze nese hano wagutwaye iki muze urayigumira uzawucira abana bawe hano nicaye ni mu rutoki rwanjye ushaka kuhankura icara ngucira umugani mwana we icara ngucira umugani ubundi mwavuye mu nzanga nk'inyari
zinzerereze akosha ngo lasoro ufite waravuze ngo umuntu bazafatira aho ngaha ari kunyara n'ibihumbi bijana bavuze ngo iki umuntu wese afatira hano ngaha arimo aranyara n'ibihumbi ijana Oluwa